Ikaze kuri KTV 250. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndirimbo My Heart Will Go On, bisobanuye ngo umutima wanjye uzakomeza ujye mbere. Igitekerezo cy'indirimbo rero ni kigari se cyangwa navuga ngo ni kirekire cyane, ubundi haraho usanga bayikoresha cyangwa se bakaba basobanura ko iyi ndirimbo yanditswe hagendewe ku gitekerezo cyo kuvuga ko urukundo ruba rukomeye cyane kuruta urupfu. Aha ni cya gihe usanga umuntu akomeza gukunda umuntu yewe niyo uwo muntu yaba atakiri muri ubu buzima. Amagambo ari muri indirimbo akomeza agenda agaruka ku kuntu abantu bagenda babona abakunzi babo haba mu nzozi cyangwa se no mu bundi buzima, kwa kundi ukora ikintu ukabona hari ukuntu hise wibuka wa muntu wawe wamaze kuva muri ubu buzima, ariko still ukaba wumva hari ukuntu wowe ukimukunze. My Heart Will Go On rero, cyangwa umutima wanjye uzakomeza ujye mbere, ni indirimbo yarikodinzwe n'umuhanzi w'umunyakanada, ni umugore bamwita Celine Dion. Indirimbo ahambere ikaba yarakoreshejwe cyangwa se amajwi yayo akaba yarafashwe mu kugira ngo abe yakoreshwa nka theme cyangwa se ikirango cya filme Titanic. Indirimbo yaje kuba yakompozwa na James Horner nyuma yuko amagambo yayo yo yari yaje kwandikwa na Will Jennings. Iyi ndirimbo yaje kuba yatunganywa na Horner Walter Francis afatanyije na Simon Fraglin. Iyi ndirimbo My Heart Will Go On rero yaje kuba yasohoka mu mwaka w'1997 tariki 24 z'ukwezi kwa 11. Indirimbo ikaba yaraje gushyirwa no kuri album ya Celine Dion yaje kwitirira Let's Talk About Love, cyangwa se reka tuvuge ku rukundo. Mbere y'uko indirimbo isohoka yabanje gutekerezwa ko yakorwa mu buryo bwa pop cyangwa se zino njyana zimeze nk'izidundamo ukuntu, ariko igitekerezo cya filme bari bafite, igitekerezo cya filme bumvaga bashaka gukina, baje gusanga iyi ndirimbo itabiberanye n'iyi filme, ariko kuza kuyihindurira baza kuyiha uburyo igendamo, uburyo butuje, hahandi wumva indirimbo ukumva hari ukuntu iri kugenda igukora ku mutima. Indirimbo rero Celine Dion yaje kuba yayemera, ndetse iyi ndirimbo yaje kugenda itwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye mu bihugu birenze 25. Iyi ndirimbo yaje kuba yaba iya mbere nyuma yaho isohokeye, ndetse kugera ubwo yaje kuba imwe mu ndirimbo za mbere zagurishijwe ku isi hose. Amakopi arenga hafi miliyoni 18 niyo yagurishijwe. Indirimbo rero yaje kongera gutwara umwanya wa kabiri w'indirimbo zagurishijwe cyane zakozwe n'abagore mu mateka. Kandi ikindi bamenya kuri indirimbo by'umwihariko nuko indirimbo yaje kuba yakitwa indirimbo y'ibihe byose, aho hari nyuma y'umwaka w'1998 ubwo indirimbo ku isi hose yari imaze kuba indirimbo ya mbere yagurishije amakopi menshi. Iyi ndirimbo yaje kugenda yumvwa kandi ikorwamo andi makopi, abandi bahanzi batandukanye nabo bagenda bayisubiramo. Amashusho turi bwifashishe nayo ubwo filime Titanic yari kwizihizwa imyaka 20 yari imaze ikozwe. Ahangaha hari mu mwaka w'2017 ubwo hari muri Billboard Music Award. Ikindi kintu ariko wamenya mbere yuko filime ya Titanic iza kuba yajya ahagaragara, nuko iyi filime ya Titanic mbere yuko isohoka Sony yaje kwishyura amadolari agera ku 800, ayanga ni hafi miliyoni zirenga 800 z'amanyarwanda, kugira ngo iyi ndirimbo izabe yajya kuri ino album. Nyuma yuko abanditse iyi ndirimbo, kuko ntago ari Celine Dion nyirizina wayandikiye, ahubwo James Horner niwe waje kuba yakompoza ino ndirimbo. Nyuma yaho witwaga Will Jennings niwe waje kuba yakandika amagambo agize ino ndirimbo, ubwo umuziki wo wari waramaze kuba wajya hanze. Nyuma y'imyaka itari mike rero
uyu yaje kwereka indirimbo witwaga Simon Franklin, uyu bakoranaga mu gutunganya amafilme. Uyu Simon niwe waje kubaha igitekerezo cyo kuba bayiha Celine Dion, akaba ari we uyibarikodingira, akaba yabafatira amajwi yayo. Dore ko bari bamaze iminsi itari mike bari gukorana mu ndirimbo zari ziri kugenda zizamuka muri icyo gihe. Celine Dion rero bakimara kubimubwira nigeze yemera kuba yarikodinga iyi ndirimbo, gusa nyuma yaho amaze kurikodingira Beauty and the Beast na Because You Loved Me, indirimbo nazo tuzagenda tugaruka mu biganiro byacu by'ubutaha. Nyuma yo kurikodinga izi ndirimbo, wari umugabo we ndetse akanaba na producer René Angélil yaje kuba yamuganiriza ndetse amwumvisha ko byibura yakora akarikodi gatoya kugira ngo bumve ko iyi ndirimbo yari kuzaba ari nziza. Uyu Celine Dion rero yaje kugera ubwo abyemeye, ndetse aya majwi baze kuyaha uwari watunganyije ino ndirimbo, yumva nta wundi muntu n'umwe warushoboye gukora ino ndirimbo neza kuruta uko Celine Dion yari yayikoze. Reka tudatinze rero dutangire n'indirimbo yacu, twumve message irimo, twumve amagambo agize ino ndirimbo benshi bakunze, wifuza kumenya ubusobanuro bwayo uyu munsi. Buri mugoroba mu nzozi zanjye ndakubona kandi ndakumva, uko nguko niko menya yuko nkigukunda. Haba kure cyangwa inzira zinyuranye, ndetse n'umwanya uri hagati yacu twembi, waraje ubundi unyereka yuko umutima wawe ukomeza gutera, haba hafi cyangwa kure, aho waba uri hose, nizera yuko umutima wanjye ugitera ku bwawe. Bwa rimwe inshuro wafunguraga umuryango, ubundi ukinjira mu mutima wanjye, umutima wanjye nawe watangiye gutera, ndetse utera ku bwawe kugeza na n'ubu ngubu. Urukundo rwadukoraho inshuro imwe gusa, ubundi rukaba urw'iherezo ndetse n'ibihe bidashira, kandi rukaba n'ikintu utazigera ureka mu buzima bwawe ngo kigende kugeza ubwo nawe uzaba utakiri hano. Urukundo rwari igihe nagukundaga, urukundo rwa nyarwo rw'ukuri, ubwo nakwikomezagaho mu buzima bwanjye. Namenye yuko iteka ryose nzahora nkukunda kandi mbayeho ku bwawe, haba hafi haba kure, aho waba uri hose. Icyo nizera ni uko umutima wanjye ugikomeza gutera ku bwawe. Ati inshuro imwe yonyine, ya nshuro wafunguraga umuryango, ubundi ukinjira mu mutima wanjye, umutima wanjye nawe watangiye gutera, uratera kandi ukomeza gutera.
ati wowe ubwawe uri hano, mu gihe uri hano habe n'iki na kimwe natinya, kandi ndabizi neza ko umutima wanjye uzahora utera iteka ku bwawe. Twembi njye nawe tuzahora kandi tuzagumana iteka ryose tumeze gutya. Uzaba utekanye, uzaba uri mu mutima wanjye, kandi umutima wanjye nawe uzakomeza gutera ugukunda kandi ugukunda. Reka nkushimire rero twabanye. Nimba iyi ndirimbo wayikunze, ushobora kuba wayisangiza n'inshuti zawe bakabona bo babasha kuyibona ndetse bakamenya n'inkomoko y'iyi ndirimbo mu by'ukuri. Wibuke gukanda like, ushobora no gushyira comment y'indirimbo wifuza ko twazaganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndagushimiye rero, naho ubutaha.